Tinode gata ariko amahirwe menshi zabari Bukayo Saka kubagabanya ibihembo rero nanjye nabibagabanya amahirwe nuko buri muri kategori nabonye aje kubirana mu bwana sukaje buri nuko nabonye muri kategori yayobora cyane kabiri muri kategori nabonye yayobora uretse nabanga urwo nabavanyemo nabanga niwe batagiye ugashaka no guhemba abandi wenda babavuye muri rya tukaruka n'abari Arsenal ronde rero uramutse uvuze ngo wenda reka dutoreka abanga bavuyemo ugiye gutanga ibindi nkibi si wabishakira muri Arsenal kuko ubugarane nshireka yitabona ko nta kintu akwiye ariko Shenko yitabona nomine Martinelli yitabona nomine utaragera wenda hari Kena gahitaza utaragera kuri bande Mitrovic n'abatone Israel isize yakoze neza angana ntabwo Saliba arimo umusamutse ukoze ikipe irondire yiri ikipe irondire yaba Arsenal gusa ukoze ikipe irondire umuntu wajyemo ni Harry Kane manataga ko Arsenal umuntu wajyemo yaba ari Harry Kane ukoze ikipe irondire uwo mwanya urebye Arsenal ntawe igira urukumva umuntu wajyemo yaba ari Harry Kane Zaha wamushakira kwa Martinelli nta kibazo rero kuri statistique Zaha ntago wamushyiramo nugenda kuri statistique ntawe uri Filiza cyangwa Ivan Toney nugendera kuri tara uramubona shakiramo umwanya Ivan Toney naho bane nta wundi wabona nugendera kuri statistique cyangwa ba Brian Mbemo nugendera kuri statistique Zaha nturi bumubona nugendera kuri tara uramubona ariko kuri statistique za saison ntabwo uri bumubona nawe wamusanga bivuze ngo umukinnyi uri muri Londres babiri bafite statistique nziza za kandi bidu mu maso agira abakinnyi ba Arsenal niwe abataga bose ubu ntabwo uri muzamu wa Brentford yazamo nta kibazo reba uri muzamu wa Brentford biroroshye berega tugenda kuri statistique reba kiri shitize urabe ni za Ramsdale uzike amakipe yose y'Londres Arsenal yasanze ikayikubita nta n'ijambo yo guhitera mu izamu aya makipe turugaruka Arsenal twabiye ko nyine ari ubwiza bw'ikipe buduhuma amaso tukayibona nka ariyo nziza yonyine hemba urugero rworoshye rega Beni umunyezamu David Raya wa Brentford ntago yazamo itandukano ry'ibintu biroroshye nuko Arsenal ishobora ko atari ikipe ifite abakinnyi beza muri rusange ariko urigize abakinnyi beza muri saison yego iyo byabigiye kuba nka bya bindi bya FIFA none ari bitandukanye oya ni saison uramutse ugiye guhembera umuntu icyo yakoze urahembera Arsenal gusa kuko turamaze tuvuza ngo reka byoroshye reka dushaka ikipe y'Irondire yose muri rusange aha none Arsenal yagira nk'ikibazo na attaque warebera muri attaque no ku defenseur hano nimero 2 wenda no bajya gushakira ko nimero 2 wa Arsenal nawe ubona guhozaho rumwe n'umunsi n'uyu performance ye nawe wenda bajya gushaka ariko nabwo uramukura mu yihe aya makipe attention aya makipe abiri Fulham na Brentford imwe ni ya 8 indi ni ya 9 uje ndi kukubwira ngo umukinyi none nanga uramutse yazamutse ryari ugiye gupanga 11 Fulham n'uyu mwaka izamutse Brentford no wa kabiri no wa kabiri birakina 11 birondire gusa Arsenal ifite imicumi yego kuko nko kuri clean sheet Aaron Ramsey niwe wa mbere azinganya na Nick Pope 12 hanyuma hakabona kuza David De Gea ufite 11 Raya afite zingahe David Raya rekanze scrolling ari igitangara ntago zigira tuzo n'umuzamu performinga neza cyane muri uwo mujyi wa Rwanda umuzamu performance nziza binagoye ko ashobora kuzahagwa ariko ikibazo hari undi uhari David Raya afite 8 inyuma ya Ederson Moraes ndetse na Alisson Becker abambere bamurusha zingahe enye bamurusha enye kandi enye muri Premier League ushaka kuzibona nko muri match 10 yego reba uziko ahubwo unarebye Kepa Zabaraga amaze kuzamuka ukora ko burya nubwo Kepa nawe afite 8 rero Kepa afite kirishito uramutse unatora 11 Arsenal babaye baki baba ari 8 twumve umugabo witwa Bukayo tabona bamuhemba nk'umwana ariko wamugana ibikorwa bye n'ibikorwa by'umunyamugabo ni byiza ko ibyo ngibyo iteka ryose mubyibuka gusa ibyo nabikozemo iby'ubutsinzi ubu rero ndishimye cyane kandi nongeye gushimira buri wese uwantoye kugira ngo mbashe gutwara iki gihembo murakoze cyane nanone It's always nice to remember that. Obviously, it just makes winning things like this even more special. So I'm really grateful to everyone for voting me and recognizing me with this award. And yeah, thank you again. Kashaka kuba afite urukundo rwinshi mu mujyi wa Londres. Yego. Buriya arahaguruka abantu bose kumva barimo abafana bose aho bava bakagera bakunda umukinnyi bakuriye muri equipe yabo. Ikindi cya kabiri ndetse n'ibyo ngibyo. Buriya umukinnyi ureba kera hari igihe wangaga umukinnyi wa adversaire. Hari n'abakinnyi tuga ba zero haters. Yego. Muri London umukinnyi wa zero haters yaba uyu nguyu. Ngoro Kante, Harry Kane, Thiago Silva, ubona ko ari abakinnyi ba zero haters. N'abakinnyi nyine ubona yagutwara yibereho neza yitangira amahoro mu bintu bye kandi akora akazi ke neza none bikabarusha iyo uri n'umuhanga kandi ntuzabuka Saka muri abo bakinnyi rwose
turakomeje ukahise kwendera mutsuru ari kumwijundika wamwijundikira iki ntago bibaho cyashenze umuntu usaga kubita mu nkoro hasi cyeka nk'ejo bundi bakina na Solivia nibwo urabonye ahagurukana ku tinya yaramumenye ijisho oya amahora arayagira ajya arakara ikintu cyo cyiza nuko uhita ubona ko arakara bigoranye. Umuzamu wahize abandi Londres n'umuzamu Aronera Muzdal Soruchaba naso ngira ngo nyuma y'ivunika rya Londres Tottenham Hotspur ni umuzamu muziri Londres n'ivunika rya Mendy wenda Mendy uriya Mendy agira inyenyeri yuko afite Champions League ariko currently uretse na Londres nibinarangira saison uyu nguyu na Nick Pope azarwana mu kipe ya saison none natwe igikombe cya championnat byo bizabyoroshye n'uruca abantu azara mu kipe ya saison. Manager of the year mu bari Londres ni Mikel Arteta avuze mu baba mu Bwongereza ni byarondere wa muntu wewe ko twitonze ubu ngubu currently uyu mutoza oya arabayoboye icyo kirahagije so far ni mutoza mwiza mu Bwongereza kirahagije kuba bayoboye ni mu kigendera aho ngiye ntabwo sinazana gatusi nari bukazane kuri ntuze wanjye murabizi inde Professor Genius sasa inde Pep Guardiola one ari mu bitugu bye ariko arimo arahumekera mu bitugu the only one arimo aramugendeye Pep se yego oya rega hari ibintu Pep ni karite class I mean class uniform rero ni form class rero ziba zaramaze kugira ahantu hazo oya class ni permanent wasanga na class gato kamo karazamura gahanga ariko nyine ntagira aba class class itari dekore niba uyu ari mu kugira ngo ujye kuba class uri dekore kuri bya bindi bidasanzwe yari decorated na Pep Guardiola bamubara mu kigero kimwe na ba Jose n'abamuri Ancelotti Alex Ferguson na Ancelotti bari abantu bari class ibindi byose bakora urwo rwego bararurenze ahubwo nugatayi ureba uyu nguye aharimo kugana urebye uko bihagaze ubu ngubu ntabwo watinye ko betting yuko inzira zari nziza ugendeye kubyo gukora none ahangaha promising imirazamuka cyane kandi bira kuba wa mbere ntago ari byo bigoranye nko kuguma kuba wa mbere kuguma kuba mbere byo bigoye kuguma kuba mbere byo bigoye rwose nyamara aca amarenga Mikel Arteta nawe ko yahawe ijambo ra agomba kuvuga regarima ari mu bintu bye nawe yahawe ijambo Mikel rwose ari mu bintu bye yemba amaze kugicakira nawe bamuhaye ijambo baramubwira bati tubwire kana Mikel uyu munya Espagne ibintu arimo arabikora neza cyane mu ikipe ya Arsenal rwose babyisasiye agiyemo mbizi ko umunsi umwe azamutoza ukomeye kandi najyaga nkumva vuga ati mu minsi mike arabari irigibo njamara byibuka ariko arabizi eligibility abantu barayikorera ntabwo wakicara ngo igusanga ahantu hari igihe umuntu atangira ibintu azaba ari irigibo ariko hari umukubise ndabyibuka nabyo ukabona ko ariko gemba ashaka ngo improve ashaka ngo improve hari igihe umuntu ashaka ngo twibagirwe ko yamaze imikino 13 ariko sha ega ntawe utayimariye. Hi, good evening. First of all, thank you so much for the invitation. Very honored to be part of the Willow Foundation. Umugoroba mwiza mbere na mbere ndashimira ku butumire mwambaye nabiye icyubahiro cyane kuba ndahangaha ndi kumwe na Willow Foundation kuba akazi gakomeye bakora ibaye imyaka 23 tubona amahirwe mu kazi kacu yo gutuma abantu bacu bishima no guteza imbere ubuzima bw'abantu muri rusange. Reka nongeye mbashimire ko bari muri ibi ngibi nabo. Ndifuza kandi kongera gushimira ku bw'iki gihembo abo dukorana bose, staff ndetse na buri umwe wese uri mu ikipe kubw'imbaraga batanze gushyigikira umunsi ku munsi. Mu by'ukuri ndanashimira n'abafana cyane bashyigikira ikipe yacu n'umupira w'amaguru muri rusange. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa n'umugoroba wanyu. That inspires and supports me every single day, and obviously to all the supporters that support our club and football in general. So thank you so much, and I hope you enjoy the evening. Thank you. Mikel Arteta mutoza uri kwa Saka rwose. Tamwibuka yisubiza inyuma agera ajyaga avugana ariko mba mbona n'iki ni bamuguze muri ya sinzi y'abakinnyi batanu baguzwe na Wenga nyuma yo gutsindwa 8-2 na Manchester United. Yego yaguzwe barimo ba Santos,
sizi iyo liste niba muyibuka y'abakinnyi batanu yazanywe n'umunani Wenger yagurishije ba Nasri na ba Fabregas arangije yisheta kwa Manchester muri 8-2 ahita ajya ku isoko ikitaraganya aguramo ba Santos ba Hariteta Santos w'umunya Brazil amwibuka fuwa wakinaga ku ruhande kinaga gatatu avumuvanye muri Galatasaray ariko n'undi munyantuza yaguze batanu ndabyibuka ari undi munyakoreya yavanye muri Monaco Park Chuyang ari umunyakore avanye muri Monaco mu ijoro bambaraga nimero 9 muri Monaco aza nihisha yabaguze ku munsi wa nyumereka wari amakipe ronde ari kumuhiga uko icyo gihe Wenger yagurishije Nasri na Sanya ndabyibuka icyo gihe urumva akubitwa 8-2 bagirije ba Craig Eastmond bagitsi banaje ari kuri transfer ya nyuma deadline rega Wenger yakoraga kuri deadline ari 30 z'ukwa 8 nta munsi barari muri studio se ari paringo muzi ko ngazakavani bose twagize go ari undi munsi yandaje none undi munsi Wenger yagize kundaza ijoro dore ngo yavanye muri Monaco muraza kuzimurira umuzimu mu ndaro Karori mumenye ko abantu bari kumusemurira i Kigali abantu basemura igishinwa ari undi munsi Wenger yagize kundaza ijoro 2011 buvanga giye Eden Hazard abanzayi scrolling telefone go transfer yambabaje ni ya none Eden Hazard twe tuzi ko yarangiye ya Suarez ya Suarez byabaye kare Suarez yapfuye kare wowe nabyuzi Eden Hazard kugira ko nota wa nyuma rire yamaze rubani byangombwa nge kavari naragagira gutya do kavari sasa baziro nyiri muri kavari no tugendana n'icyo ngo ngagiye kumanuka ruteza mu danje ngiye ko nabona ngo yarabwiye ati reka twongere ku mwaka utaza wongera ku mukinyi wa ligue namenye kwizera byarabugora reka turebe ko ibigiye koze yabisubiramo ndavuga ni muzari seriye kabisa Wega ariko nago nimba ari umutoza okay nashaka kuvuga abantu bakabyumva nabi ntabwo nigeze nkunda cyane abantu baturuka muri Europe by'umwihariko mu France ariko mu France bakina kunze Wenger icyo gihe Wenger yinjije Andre Santos amukuye muri Fenerbahce yoneshe 3,200 yinjiza Mikel Arteta amuvanye muri Everton amafaranga ntibayavuze usanga arasinyiye nk'ibiryo arusene rwagurize bi Arteta muguze miliyoni 10 ya transfer Arteta zari miliyoni 10 asinyisha Permete Saka amuvanye muri Werder Bremen asinyisha Yossi Benayoun amutiye muri hanyuma anasinyisha Javinho amusinyisha amuvanye muri Lille miliyoni 10,500 yinjiza Karel Jackinson amuvanye muri Charlton aninjiza Alex Oxlade-Chamberlain amuvanye muri Southampton Chuyang Park uwo ni wanje na Yoel Campbell Chuyang Park yaje urundi riyi icyo gihe yari kuye Niklas Bentina yari Juventus yaragiye ni class yagiye Antonio Conte yamujyanye ariko nagiye cyangwa yari kuye Gaël Clichy yari kuye Emmanuel Boué yari kuye Romain Traoré yari kuye Cesc Fabregas Samir Nasri Amakirandari n'abandi batandukanye Traoré yagiye muri Noza yagiye muri Colin Park Rangers yagiye kuri Park Rangers yaguraga umunsi n'umugenzi nayo yaguze abakinnyi benshi icyo gihe na Carlos Vela yari yagiye baragenda muri za Sociedad uretse igitego kimwe yabonye yatsinze Chelsea yari kiri yibuka iyi sezo batsinzemo Chelsea 5 arimo kimwe uyu nguyu yariruka asiga yateretse abana kwa Manchester United bayobowe na Van Persie bakazajya babitsinda basere babaze ni 15 akera lineup ni 20 lineup yo rinyereke manyange lineup y'umunani barayisibye kuri Google oya nabo barayisibye bizamo munzani kuri Google barayisibye agasubwo twibeye mu bintu bya Arsenal imeze neza none se turi kuvuga sport na Arsenal turi kuvuga neza ko kimuza n'ibintu byayo biti mu byizungu kandi Odegaard yavuze ngo aho wavuye kugira ngo byorohe no kumenya aho wavuye kugira ngo umenye aho ugeze ibintu byorohe tereka lineup y'umunani twirebere Jackinson turafasha kwenda abantu bataramenya ibyo bintu rero batabizi umutse na WSS ni waruzi aho niza yavuye inde kare Jackinson ntabwo arazi urahamenya nanjye manegero terekaho hari terekaho reko rena puturebe ubu turi muri demokarasi babiri twemeje nawe nani YouTube kubani tereka lineup zana lineup wari Beke shana gwaraskaza imwe za celebrate muri Arsenal sinza mu bibiri muri match abafana ba Arsenal bakunda wari Beke ngo baramukunda nayo wari Beke namwemeraga cyane yahoraga na Manuel itsinda ese Beke wamwangirije